Kuri wa gatandatu ku kigo cy'amashuri Hope Academy habera igikorwa cyo gukusanya inkunga mu rwego rwo gufasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Akaba ari igikorwa cyateguwe n'abanyaturukiya batuye ndetse bakanakorera hano mu Rwanda. Royal Kasimov amaze imyaka 5 mu Rwanda, ni umuyobozi wungirije wa Hope Academy Rwanda. Avuga ko iki gikorwa kigamije gukusanya inkunga yo gufasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Akavuga ko bigira ku mateka kugira ngo bitazongera ukundi. This event is organized by Turkish community living here in Kigali. Iki gikorwa cyateguwe n'umuryango w'abanyaturukiya baba hano mu Rwanda, kikaba cyabereye muri Hope Academy. Nkuko mubibona hateguye ibiryo ndetse n'imyenda iri kugurishwa kugira ngo hakusanywe inkunga yo gufasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. And so that they can raise some funds in favor of genocide memorials. So all the funds will be collected here will be donated to genocide survivors. So we have to learn some lesson from the tugomba kwigira ku mateka kugira ngo bitazongera kuba ukundi. Nka Hope Academy Rwanda nibyo tugerageza kwigisha abanyeshuri bacu, tugerageza kubigisha kubahana. We trying to teach them about respect. Bamwe mu banyarwanda baje kwifatanya n'abanyaturukiya muri iki gikorwa bavuga ko nk'abanyarwanda n'abari inshingano zabo gufasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Bakavuga ko n'abandi banyamahanga bakagombye kubireberaho. Ndabona ari igikorwa cyiza nk'abantu b'abanyamahanga bumva amateka y'u Rwanda kandi bakaba bagize gute banababajwe n'ibyabaye, kandi nanone bakaba bashaka gufasha u Rwanda kugira ngo bafashe abarokotse Jenoside nabo bakomeze kwiyubaka. Nukuvuga ko ari umuco mwiza usibye n'abaturukiya n'abandi banyamahanga baza muri iki gihugu bagomba kureberaho, ari abashinwa, ari abahinde, ari abanyamerika, abanyakanada, bose bakagira icyo bigira kuri uyu munsi, bakamenya amateka, bakifatanya natwe mu byiza no mu bibi byose. Iki gikorwa kikaba cyateguwe n'umuryango w'abanyaturukiya batuye bakanakorera mu Rwanda, aho bagurishaga ibiryo byatekewe mu rugo ndetse n'imyenda mu rwego rwo gukusanya inkunga yo gufasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi.